ubwato bwacu My parents. bica ababyeyi banjye I was 12 years old. baranshimuta bari babakozi boherezwa mu mahanga kujya gukora bari bagiye gukora muri Amerika bisha ababyeyi b'abapirate batatse ubwato bwari bajyanye gukora muri Amerika You were raised as a woman on a pirate ship. none se warezwe nk'umwana w'umukobwa wakuriye ubwato bw'abashuru bishoboka bite umwana bamwanditseho inyuma yarakiri muto umwana ari kwibaza ati gute wakurana n'ibisambo byabaye ngombwa kumva undi muntu kugira ngo bamfate kugira ngo nkurane n'ibyo bisambo bindere umwana byabaye ngombwa bafata imbunda akiri muto yica umuntu Bloody Mary. impamvu bakwita Bloody Mary bamubona ariko yaje gukura n'umwicanyi ruharwa kurura Does TH know about your history? ese TH yabaze amateka yawe Cooking. sekeka ko papa w'uyu mwana yanshatse kubera nzi guteka yanshakiye tekinike baby Nice in your gut. Right. Welcome home, Captain Bonham. akorino yeah A treasure. ubukungu buhishwe That's bwatabwe aya ni amafaranga y'amaraso No, yeah that is your inheritance. iyi ni imirage yanyu abandi bantu numva ko bateganyiriza imirage your house. This gold is marked. izi zabu zifite ikimenyetso They buried till I was gone. zagombaga kuguma hano zitabye kugeza mpfuye Damn it, TH. TH umugabo we yeah This gold belongs to Connor. izi zabu ni za Kona Everything belongs to. atekereza ko buri kimwe ari iki Spent half my life with the brethren. namaze hafi ubuzima bwanjye bwose Like Connor. nicyo kintu cyonyine nakwiye kuri Kona So you're a criminal. uze ngo uri umugizi wa nabi This criminal is your only hope. uyu wita umugizi wa nabi niwe byiringiro